welcome home, happy new year. Thank you so much. Duherukana umwaka ushize ne? Duherukana umwaka ushize. Utangira 2025 by the way. Utangira nibwo duherukana. 2026 imeze gute? 2026 itangiye neza burya iyo hari agacu keza ufite icyizere cyo ko imvura izagwa. Yego cyane. Amafaranga arimo. Nari nese kuri inshuti yanjye nyibwirira mwana wa mama. Twari mu kwezi kwayo kwarashize ariko ukwezi kwayo niko tuvuye mu kwa 12 byageze fresh. Ariko kwa kabiri kuba ari sawa. Byagenze sawa. No kwa kabiri. Kwa kabiri kuba ari ukwezi kuri romantique buriya hari ukuntu biba bimeze neza ibintu bize right. Kuri ngewe. Okay. Nice. Umuziki wanjye. Imana ishimwe. So buriya nanjye hari utuntu gutya iyo nicaye nyine icyumweru gitangira ndi gusoma utuntu tumwe na tumwe. Ufite videos 116 kuri YouTube channel yawe. Yego. Ufite aba subscribers 106. Byatumye ntekereza ngo ni gute usobanura urugendo rwawe tugendeye kuri achievement zawe kubera ko abantu 100 ntago ari abantu bake. Na videos 116 ntago ari video nkeya. Kubera ko igiciro cya video mu Rwanda turakizi. N'uburyo tugenda dutera imbere turabizi. Ubisobanura gute bro? Ni achievement imeze gute kuri wowe? Ntekereza ko kuba umuziki n'urugendo ni igisobanuro cyawo nyine no guhera aho watangiriye kugeza aha ntahereza. Kwa ko umuziki ni ikintu dukora imyaka y'ubuzima bwacu bwose. N'urugendo rutanye rworoshye, n'urugendo bwansabye imbaraga z'ibitekerezo, imbaraga za mikoro, umusaba na patience. Burya nasanze nta kintu ushobora kugeraho muri no career y'umuziki udafite patience. Patience, kwihangana no gutegereza. Kubera ko hari igihe donge ntangira umuziki bize no kuntu niyumvaga. Nyine nari nzi ko ndibuze nkahita mpersa. Ariko nasanze ahubwo aribwo ngiye gutangira kwiga nyine ni ishuri kwa ko njya nkunda kubivuga ntago nigeze ngira wenda frequent ngo amakorari ngo nigira umuziki ahandi. Natangiye umuziki mwigira ku muhanda, then no kumva abantu, kumva abahanzi, kumva bakuru bacu, amastile mashya atangiye kuza mu gihugu ya R&B 2009. Hari Tom Close, The Band. Tangira gusobanukirwa uburyo ibintu byakagenze. Kwa ko hari ukuntu twaririmbaga kera gasanga nkasije cyane nta muntu wari uzi ko urukundo rwaririmbika mu Kinyarwanda. Byasaga nkaho nyine bibiri hari nuzi ikintu twavuga kiri interdit. Kumva ko gakondo igomba cyangwa Ikinyarwanda hari ibindi bintu turirimba imisozi n'ibibaya twaherukaga indirimbo z'ibisope za karahanyuze cyangwa ngo warimba ngo gakondo ukaba wambaye nyine ibintu nk'umushanana. Alors que c'est pas le même sujet. Umuziki n'urugendo rurerure, navuga ko ari urugendo rw'imyaka 13 hagati ya 13 n'ine kuri ngeyo. Imyaka 13 ishyira 14 ntago ari imyaka mike. Ntabwo nshaka kuvuga ngo challenges wahuriyemo nazo nizi. Ariko ni imyaka ikwigisha gute? Ni imyaka yigisha umuhanzi gute, yaba amazemo myinshi cyangwa mikeya? Ariko ni imyaka uhuriramo n'amasomo ameze gute bro? First of all, icyo gihe nekereza ko kuri experience y'umuhanzi kiba gihagije. Koko wenda muziki tuzakora ubuzima bwose, nkanjye niko mbitekereza bitewe na package mfite. Ariko nyine ikintu nabonye muri runo rugendo, buri muhanzi wese yakagizeho amakuru cyane mu bahanzi bazamuka. Icyambere nkuko nabivuze no kujya mu bintu uhamanya n'umutima wawe ko ibintu urimo ari byawe, utaravuga ngo ni urukundo rwabyo gusa. Hari igihe ushobora kubikunda ugasanga ntago uri umuhanzi, ahubwo ushobora kuba nk'umu manager mwiza cyangwa nk'umu investisseur mwiza muri ibyo bintu. No kuvuga ngo ikindi ni kugumaho bitari gukora umuziki ngo uzime, no gukora ibihangano biramba. Ikindi discipline, udafite discipline nta kintu
nta kintu kariyeri yakumarira ushobora gukora yego n'ibyo ugakora indirimbo nziza ariko reputation yawe igatuma hari imiryango udashobora gufungura cyangwa hari amafaranga udashobora gukozaho imitwe y'intoki bitewe na disipurine yawe disipurine iri mu bwinshi ntabwo ari ukuvuga ngo disipurine iri no mu kwita kuri kariyeri yawe kuba on time kumenya ijwi ryawe uburyo rimeze ese kumenya amasaha uri bukore studio kuruhuka ibintu nk'ibyo no kumenya ikintu bita abahanzi dukunda guhura nacyo kwa ko dukunda kubona amafaranga aje akaza mu buryo navuga ngo aza ari menshi kandi akazira icyarimwe kandi mu buryo utateguye kubera ko wakoze ibikorwa warabiteguye ibikorwa byawe ariko ntiwari uzi ngo njyewe then umuntu ashobora kwicara uvuga ngo ejo hazaza ndi rero ikintu bita kuzigama hari abahanzi byagiye bitugora mu mizo ya mbere ariko umuntu agenda yiga uko iminsi ishira kuko ntekereza nk'uko umuntu aba afite butike akavuga ati ndaranguye ejo nongeyemo ibintu ufite product runaka ukavuga ati nongeyeho akandi kantu ni nako umuziki umeze kariyeri imeze nka butike imeze nk'ubucuruzi ni ukuvuga ngo amafaranga nkuye muri bya bindi nungutse ndongera nyashore kugira ngo ntange product yisumbuye ko nari naratanze ubushize. Nice. So buriya hari ukuntu ibintu bigenda bihurirana mu bindi bintu nagiye mbona nanditse waherukaga indirimbo mu mezi 9 twibuke imaze 9 months ariko mbere yaho hari ndetse n'indahiro imaze hafi umwaka so mu minsi 3 mfite indani ni kumwe na Rider almost 20k nibo abantu bamaze kwireba mu munsi umwe cyangwa mu minsi 2 riba ntibeshye bigutwara igihe kingana gute kugira ngo uhitemo kuvuga ngo indirimbo reka nyere kure akenshi cyatwe tuzi ngo kubera icyo abahanzi batinda batinze bikaba n'ikibazo akaba ikibazo ugasanga wagira ngo turi kukwishyuza kandi tutazi na plan zawe wenda n'umuntu mwaka nta nubwo ushaka kuririmba so uyu munsi ubikora gute bro iyo urebye nyine amezi 9 umwaka ariko uyu munsi mu minsi 3 tukaba dufite brand new song uri kumwe na Rider ikintu cya mbere abafana bacu cyangwa abakunzi b'umuziki wacu bakwiye kumenya ko umuziki uhenze umuziki urahenze ni ukuri natwe hari igihe umuntu aba yumva watanga ibyawe byose watanga meme n'indirimbo buri kwezi wajya utanga indirimbo ariko iyo ugiye kwibwiza ukuri usanga kameme nimba ngiye kuvuga ngo ngiye gukora projet runaka iri kuri standard runaka bishobora nko kumfata hagati byibuze tuvuge nka miliyoni 7 hagati ya 5 na 7 wenda ngiye kuri level bitewe n'umuziki wanjye uburyo nkukora rero ibyo bintu ntago ari ibintu wahora ukora buri munsi ushaka gukora arrangement ukavuga ati sohoye audio n'amashusho asanzwe y'amakatuni n'ibiki ariko bitewe n'uburyo umuntu aba yarihaye intambwe zo gukoreraho hari ibyo nyine wiyima gusohora kandi bihari yewe nko muri icyo gihe narimo gukora n'ubundi ku ndirimbo ngomba gusohora ari nyinshi nakoze indirimbo nyinshi nubwo ntasohoye indirimbo nari ndi muri studio nabashe gukora indirimbo nyinshi zihagije muri icyo gihe so tukade twanjye ntugezeho cyese ibintu byanjye buriya kuba byoroshye utuntu nyine twihurirana en tout cas bro merci kameze neza kameze neza maguhereza ibyo ni ibintu by'ubuzima nani bagiye kubwira akantu ku kantu warumbaje kanciyeho uburyo mpitamo gusohora indirimbo nari mfite gahunda ariko umuntu agira gahunda yo gusohora indirimbo runaka nize kubikubwiraho nari mfite gahunda yo gusohora ino ndirimbo mu minsi yabanje ariko umuvandimwe Riderman agira ibyago abura umuntu muri umunawe wo muri famille kandi biri proche nanjye ari inshuti yanjye yitwa Olivier Imana imuhiruko ridashira ntago muri iyo modu yari arimo nagomba gusohora indirimbo wagomba no kwitanga niyo Spain inshuti yawe ni n'umuvandimwe Rider nubundi ikibazo nubundi cyari kigiye gukurikiraho kiraza kuri Rider ariko kirazira kuri izi carte urakuramo urumva mananga kuguha ibibazo byinshi wowe ukihitiramo ubwo niba ukuyemo kangahe kane akize kane ngiye kuzigabanya ndabeshya sister wanjye yari zigabanya hoya mfitemo 5 3 2 urumva ngiye kuzigabanya don't worry anyway ndagira ngo umbwire ibintu wagendeyeho bibiri
uvuga ngo iyi ndirimbo Rider arayifitinga niwe mbona Imana nimfasha kuri gahunda ze byakunda tuzayikorana bibiri ariko urongera umbwira ibindi bibiri ubahira Riderman gutera nyine kumuha iyo respect nubwo namuhisemo akanyemerera nk'umuhanzi mugenzi wanjye ariko ibindi bibiri ni respect mugomba bitewe n'iki right Riderman ibintu bibiri nagendeyeho Riderman n'ubundi mu gutangira gukunda umuziki nakuze mwumva nkunda indirimbo ze nkunda punchline ze Riderman n'umuhanzi apa y'ubwenge bw'umuziki n'umuhanzi ufite n'ubundi bumenyi bwo hanze uza amateka yakane nanjye nkunda ndija y'abo bantu nyine bakunda kugira ubumenyi bwisumbuye Riderman rero ikindi kintu akaba umuntu uri sociable uri wumva abantu ari flexible ari flexible kandi ariko nyine afite ukuntu utapfa kumwinjira byose ni umupapa ni umuntu ufite umuryango avayo kugira ngo dukore n'indirimbo twabanje no kuganira angira inama nk'umuntu mukuru n'umuntu mpicyubahiro ikindi ni umuraperi w'umuhanga njye mfata nka nimero ya mbere muri iki gihugu nice thank you ibindi bibiri ibyo mwubahira Riderman mwubahira igihe amaze muri kariyeri kandi atarajegajega ntaramwumva amakuru ari negative yica branding ye cyangwa yarayisigasiye ikindi Riderman akunda n'umuntu ukunda igihugu maze kubona inshuro nyinshi nyine no mu biganiro bye kandi twese niho mu gihe twakagiyemo kugira ngo tubashe kubaka industry yacu urakoze cyane so reka tujye ku ndani ho gatoya winsobanurireho kwanza reka mpere kuzina ndi kurivuga neza cyangwa ndi kurivuga nabi indani ntugire ikibazo ni indani kama ndani hapo sawa aho ngaho nta kosa mfite Imana ishimwe so concept imeze gute mbere yuko tureba video mbere yuko twumva indirimbo indani igitekerezo cyaje ndi kumwe n'umuhungu wanjye JP Acoustic Man turi mu rugo ndamugana mfatira progression y'amanota dufitanye gahunda n'igisumizi mu kanya twayanditse ari saa 9 tujya muri studio saa 12 saa 1 turayirecordinga ariko nuvuga ngo ni urukundo n'ubundi nk'uko abantu basanzwe banzi muri izo sije n'urukundo rw'indani bya bintu nyine ufite n'umuntu uba warafashe icyemezo kidahinduka mu rugendo rw'urukundo no kugira ngo agire icyemezo afata kuri ibyo ngibyo abishyire no mu bikorwa nice so bivuze ngo no muri aya mezi niba hari uwifuza kuba yashyira umuntu indani kwenye nyumba yake hii ni nyimbo yako aje waambie majirani majirani sogelea majirani waambie so ukurikira RTV Vasa Sorose komeza ugira ibihe byiza twihuse cyane reka tugende n'iyi ndirimbo ni brand song ni indirimbo cyashya bamwita umuvandimwe Ivan Impano ari kumwe na Riderman bakubwira ngo indani indirimbo ishimisha umuntu wese turi kumwe umuntu wese kurikira RTV Vasa sari cyo ushaka kugeraho ko nkunda abantu banjye ikindi Valente iregereje ndaza kubamenyesha aho biri bubere ufite Valente ufite show nkuko bisanzwe mfite ubwo none iyo show se niba uyifite tutayizi nka RBA kandi natwe turi urukundo urumva hari amahoro uzagira no kuvuga ngo yara team yanjye ikintu kimwe kirarangira twamaze guprecize aho biri bubere okay ariko murandika Rider yaravuze ngo beauté sans faute beauté sura beauté sans faute yongeyeho akandi kayi folle note Rider no mwanditse Mike sura beauté tous les côtés beauté sans faute sura beauté tous les côtés beauté sans faute il faut les noter ako kantu ubwo akabwira umuntu shaka umuntu yagafata ako nta kantu ubwira umuntu kabisa bro mwakoze indirimbo nziza I wish ko nawe uzayiboneraho amafaranga
Okay, muri RBN wumva ntabwo dukoresha ubukwe wenda ngo twagutumira ngo uyituririmbire mu bukwe ariko hari abandi bantu nzi mwantumikiye hoya twe nuko nguko kabisa mwantumikiye kandi barabyumva nabo nice nuvuga ngo nta cyabaye hoya niko bimeze ariko so 2026 turifuza ko itandukana na 2025 gute bitewe n'ikizere twavuganaga waruvuye safari Imana ishimwe ko hari ukuntu umuntu atembera mu gakeya uri hano wabashije no kwagera kandi wahageze nijoro wakoze kwitabira ubutumire bwacu n'umwaka wifuza ko Ivan tumubona gute n'umwaka wifuza ko abakunzi bawe babandi wifuza babandi bafite urwo rukundo kubera ko niwo mwihariko wawe bakubonamo gute cyangwa bazakwakira gute 2026 undi byana ntago mpinduka tutari wa wundi kwako burya akambere burya kararyoha n'ubwo kabiri karushaho ariko burya umwimerere w'umuntu niyo identity Ivan Impano bafana banje bazi muri ndabigukundira Ivan Impano muzi mu ndirimo z'urukundo mfite byinshi byo kubaho uyu mwaka mfite indirimbo amacollabos mfite indirimbo na ya mpano yitwa Umujura nayo turi dropping vuba hangaha ya mfite urukundo ariko urukundo urukundo mbumva ni benshi no muri minsi basa bararwiba arabajura abajura baza bakabagakora ibintu bitandukanye byitwa porampora byose nyine ni ku gitabo cy'urukundo nzagenda ngo yabwiye Gideon ngo ugenda uko imbaraga zingana nzagenda bitera mbihuzahuza album y'igitabo cy'urukundo mwaka uzarangira byose iri mu biganza by'abakunzi b'umuziki nyarwanda buriya twebwe iyo turi hano ku kazi turahiga hari ibintu dukora tukavuga ngo tuzakora ibi nibi so umwaka ugiye kurangira turahigura tukavuga ngo bya bintu 10 nakozemo 7 kubera iki bitatu byanze cyangwa bya bintu 10 nakozemo 9 kubera iki kimwe cyanze so urumva nyine amanota ntago abaramwe wakoze 9 ntanganye n'uwakoze 6 so bifite aho biva bifite n'impamvu wabikoze neza n'uwabikoze nabi tukareba noneho why bitagenze fresh niki twakora kugira ngo bihinduke kuri wowe nago ndibuze kuvuga ngo ni ryari ariko muri plan zawe uravuga ngo wende album igitabo cy'urukundo ushobora kwishyira hanze gutya cyangwa se nzayishyira hanze muri ubu buryo plan yawe yihariye cyangwa uvuga ngo iki ni cyo kintu ndi gutekereza Imana izamfasha 2026 2026 ndifuza gukora igitaramo cyanjye kinini kandi ibintu turimo gutegurana ubushishozi na team yanjye nicyo kintu numva nka bite n'imyaka maze muri no kariyeri n'abantu maze kunguka maze kubona ko mfite abantu benshi abantu birwa bansaba kujya gukora amatone i Burayi muri za Belgique mafite abantu mu bihugu byinshi nyine birimo abanyadiaspora nyarwanda kandi ibintu ngenda mbona buri munsi ku buryo nyine ejo bundi nari nko muri yaje muri famille nsanga nk'abafana nka famille yanjye yonyine abafana mfitemo bakuzuza twari turi muri Intare twahuziye nkubita shoka kabisa mbasho ndavuga famille yonyine uvuga ati yonyine ngahe baze hajemo udasatse bo tuba duke famille bakagushyigikira hajemo n'abandi bantu nifuza gukora abantu igitaramo cyiza nkabaha ku bumenyi nkaba sharing experience imyaka 3 nize umuziki nagari imyaka mikeya mfite ibintu nungutse mfite ubumenyi mfite kuri live biriya byose nyine mubona nyine abantu bakibaza se bikorwa gute umuziki wacu maze donc gutera imbere nanjye mba numva nagenda muri uwo mujyo twagize igitaramo cy'amateka ejo bundi wari uyibereye niwe mugabo wo kubihamya iriya groupe y'abari abantu rero the behind je nkibona Mighty Popo inyuma ya Melody nahise mvuga ni karabaye Mighty Popo no arranger mwiza ni director wanjye afite ubumenyi bunini cyane kuri performance ntabwo nyine ni bijye kuzanga ibintu bya competition bari ibindi arategura rero niyo maboko naciyemo abo bantu bose nubwo bumenyi ndashaka kubisharinga abantu uyu mwaka kandi nkaba indirimbo nziza nkongera ngasubira kuri Calibre abantu bari bamenyereyeho nice so arakoze bamwita Ivan
mpano wakoze kuduha umwanya wawe. Reka turebe nanone indirimbo yawe ho gatoya ubundi twikomereze, nta kindi dushoboye, ibi nibyo dushoboye gusa, twarangiza tukaguha umunyarwanda akagushyigikira, kandi ubu ngubu biba bibaye. Imana ishimwe. Merci, murakoze kubona umubare ni imikino. kangahe buriya tuba tureba? Ndebera kuri app miliyoni 3 ntizigezera miliyoni 3 bura ntizirenga, reka ndebe. kuri app. Yego, Rebera Rega Ivan nawe nje mwereka utuntu tumwe na tumwe twa app yacu uburyo ikora. Ibaze nk'ubu ukaba ufite business utayamamaza, miliyoni zingahe? Ndebera muhungu wanjye, mbwira ndakwizeye. humura Wambeshya nakubeshya se? Ntago nakubeshya. kuri app bize biro birarondinga 6,370 miliyoni 6,370 gahe meretse turebe 6,370. Abo ni abantu baba bakurikiye hirya no hino ku isi kuri app ya RBA. abo bose banyumviye rimwe. Noneho nibo bantu baba Bandebera bakwizeye. imwe. Hoye iyo uri hano bizera ibyo uvuga, buri uri ahandi bashobora kuvuga kubishidikanya. ati igitaramo reka tuzategereze, ariko ibintu wavugiye hano niho babyemeye, bibera, bategereje itariki. niho bibera. Kantu magashizemo. So kurikiye RTV vs Soros, ndakwifuriza ko bigenda neza.